Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Mureke rero tubanze twiragize Imana, kuko ni Imana ikura abantu mu bwiza ibashyira mu bundi. Tujye gusengera uyu mwanya kugira ngo imitima yacu irusheho kumva Imana. Imana yacu bwite, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, Imana y'urukundo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tugushimiye igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo turemeye kugira ngo tukinezererwemo. Tugushimiye ko watandukanije umucyo n'umwijima, waturinze, urinda itorero, urinda igihugu cyacu, urinda abayobozi batuyobora, urinda abashumba badushumbye, urinda ubwoko bwawe, wakoze kuturinda Mana. Tubyutse turi amahoro, izina rya rihabwa icyubahiro. Tugushimiye umunsi mwiza rero kugira ngo tubashe kubana nawe kandi twumve icyo dushakaho uyu munsi. Mu izina rya Yesu dusengeye ijambo ryawe tugiye kumva. Mu izina rya Yesu Kristo turarisengeye, dusengeye imitima yose idukurikirana. Mana, reka buri muntu wese acishwe bugufi no kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni inkota y'amujya abiri, rikize umuntu urwaye, ryomora ibikomere mu mitima ya benshi. Mu izina rya Yesu, bikomere baterwa na shitani, baterwa n'imyambi y'umugome, mu izina rya Yesu, biterwa n'imiryango, n'ingombi, n'indwara, ibyo byose ubyomore kugira ngo abantu bawe babashe kuba bazima, babashe gukira imyambi y'umwanzi barasa ku manywa na nijoro. Umuntu wese ugukurikirana wumvira ijambo aruhukira imbere yawe. Data wa twese bo mu ijuru, tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu, unyemerere utwiyereke, unyemerere ubane natwe, twigaragarize nk'Imana. Mwuka wera, mwuka w'Imana tubonekeho, umucyo w'Imana ugaragare, ubwiza bw'Imana bugaragare kuri twe, imbaraga zisumba byose zitubonekeho. Tuguhaye ikaze na karibu uyu munsi, ukorane natwe, ubane natwe kurushaho, abarwayi bakire, barushye baruhuke. Cyo duhagaritse n'imbaraga z'umwijima izikiranye imitima y'abantu, izifatira ikirere. Amaraso ya Kristo atwike, umuriro w'Imana utwike ukongore, amaraso ya Kristo yeze buri muntu wese aruhukira imbere yawe, kandi buri muntu wese akubone. Mu izina rya Yesu, ukuboko kwawe kwiza kurakiza, ukuboko kwawe kwiza kuratabara. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana rero urakoze, tuguhaye ikaze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Josse nk'uko bisanzwe, guturuka muri Philadelphia, wabasuhuzaga mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza guhura n'Uwiteka muri iki gitondo. Imana yongere ibiyereke, yongere kwigaragarize, yongere ibane nawe. Uyu munsi ukubera umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi wo guhura n'Imana. Inshuti zacu, inshuti za Kristo, abakunzi b'umusaraba mwese, turabashimira kandi Imana Data yo mu ijuru ibagirire neza. Yo mudukurikirana, yo mutubwira yuko hari icyo Imana yakoze, yo muduha ibyifuzo tukabisengera, ibyo byose biba bigaragaza hagati yacu usabane no kuba mudukurikirana. Ibi byose rero Imana y'amahoro ijya ibishimira kandi ibaha umugisha. Imana ishimwe. Ndasuhuza rero bene data mwese, abakozi b'Imana dukorana umurimo wayo muri Philadelphia, abavuga butumwa, abaririmbyi, abanyamasengesho, mwese abo dufatanije umurimo, abakristo muri rusange, Data abaha umugisha. Ndagira ngo twakire umushumba wacu nawe adusuhuze, abifuriza amahoro y'Imana. Pastor Serugendo Dismas, turi kumwe, tuguhaye ikaze. Turabashuje mu izina rya Yesu, Imana ibaha umugisha. Imana Data ibagirire neza. Nukuri uyu munsi turahura n'Imana mu bundi buryo, Imana iratwiyereka mu bundi buryo. Rero nari nakuzaniye ijambo rivuga ngo kwisunga amaboko y'Imana bigutera kunesha. Kwisunga amaboko y'Imana, kwisunga amaboko y'Imana, amaboko y'Imana ukayisunga, ukisunga amaboko y'Imana. Bene data bakristo bakundwa,
ntabwo nzi icyo wisunza ariko umuntu wese aba afite ikintu yisunza hari uwisunga akazi ke hari uwisunga umugabo hari uwisunga umudamu we hari uwisunga abana afite hari umuntu ugira icyo yisunga cyangwa se yishingikirizaho ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo kwisunga amaboko y'Imana bikugirira umumaro kwisunga amaboko y'Imana kwisunga amaboko y'Imana bigutera kunesha ushobora kwisunga amaboko y'umugore wawe y'umugabo wawe bikazarangira utsinzwe uhuye no gutsindwa uneshejwe ushobora kwisunga amaboko y'imiryango bikarangira ntaho ugeze ushobora kwisunga amashuri wize bikarangira ubuza akazi ukavuga uti narize none ngewe amashuri nize arahagije azantunga azamfasha ukagenda uburabura ukabura akazi ugashomera naho ukabona nta gihe ukabona akazi kadafashije birashoboka kakagutengwa amashuri akagutenguha ukisunga umugabo akagutenguha ukisunga umugore akagutenguha ukisunga umwana wabyaye akagutenguha nukuri ibintu byose bishobora kugutenguha birashoboka ntabwo tuvuze ngo wenda biratenguha ariko birashoboka ko byabaho ariko kwisunga amaboko y'Imana bigutera kunesha bigutera gutsinda watsinda wanesha wagira icyo ugeraho yo wisunza amaboko y'Imana yo yiringiye yo yahanze amaso ndagira ngo turebe ijambo riri hano mu gitabo cy'ingoma ingoma ni za kabiri turasoma duhereye ku murongo waho wa gatatu turebe icyo umwuka w'Imana avuze kuri iri jambo turagera ku murongo wa 16 ni amagambo maremare ariko meza turi kumwe n'umushumba reka dufashe reka tuhasome ingoma wa kabiri igice cya 20 murongo wa 3 kugeza ku 15 Yoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka yihata gushaka Uwiteka ategeka abayuda bose kwiriza ubusa ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka ngo agatanu Yoshafati arahagarara mu iteraniro mu iteraniro ry'abayuda n'ab'i Yerusalemu yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya arasenga ati Uwiteka Imana y'abasogokuruza bacu ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere Mana yacu si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe b'Abisirayeli imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli ukahiga urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose reka Imana itugirire neza tugeze ku murongo turangije umurongo wa 7 ariko narishatse kukubwira ngo
kwisunga amaboko y'Imana. Kwisunga amaboko y'Imana bigutera kunesha. Yoshafati, mwibuke ko uyu mugabo ari umwami. Ni umwami Bibiliya tubwiye ko yatinye. Yaratinye ngo agira ubwoba, ariko ijambo nkuzaniye ngo yihata gushaka Uwiteka. Bivuga ngo icyari giteye ubwoba Yoshafati cyari ikintu gikomeye. Yaratewe n'ingabo z'Abamori n'Abamowabu. Yaratewe n'ingabo zikomeye. Yaratewe n'amahanga akomeye azi kurwana. Ntabwo yarahuye n'intambara ya Kenyegi. Yari intambara ikaze. Ntabwo nzi intambara uhura nazo. Ntabwo nzi intambara uhagazemo. Ntabwo nzi intambara ufite. Ariko Yoshafati yari mu ntambara. Yari mu kibazo. Yarahuye n'urugamba. Yarahuye n'intambara. Mu yandi magambo y'iki gihe bavuga byari bimucanze. Ntabwo nzi iyo bigucanze wowe. Mumbabare gukoresha iyo mvugo kuko benshi baniyo bumva. Wowe iyo bigucanze umera uti? Ukora iki? Iyo byanze, yibona bitagikunze, yibona nta nzira, yibona imiryango ifunze, yibona nta ukwitaba kuri telefone, yibona uhamagara bikaba kompoze, yibona barakuburotse, yibona nta muntu ugusuhuza ati mwaramutse muti. Ntabwo nzi uko bigenda. Ntabwo nzi icyo ukora. Wowe ukora iki? Ariko nakubwira ngo Imana itugirire neza. Uyu mugabo mwibuke ko yari umwami. Umwami washyizweho n'Imana. Ariko ngo aba Bayuda Imana yabahaye igihugu igikuyemo bene cyo. Igihugu igikuramwo bene cyo irangije ngo igiha urubyaro rw'inshuti ye Aburahamu, kandi bahisezerano ko izabarwanirira. Ndetse naho bari kwirwanirira ntago bigeze birwanirira, Imana yarababujije. Bivuga ngo bagiye bumvira Imana. Hanyuma rero nubwo Imana yari yarakuye abantu mu gihugu ikakibaha, yabahaye n'isezerano. Irababwira iti nzabana namwe, nzabarwanirira, ntabwo nzabajya kure. Hanyuma ibyago se cyangwa ibibazo biraza. Uriya hari abantu bagwa mu isezerano bati se ibi bintu, kandi n'Imana yari yarampaye akazi, kandi n'Imana yari yarampaye gusama. Umuntu agatwita, Imana ivuze ngo nguhaye urubyaro, nguhaye gusama, nguhaye umwana. Hanyuma yamara kuyisama iyo nda agatangira kuryama acuramye, agatangira guhekenya imyumbati mibisi, atangira kurya intoryi gusa, nta mazi ikindi kintu arya, ibintu byose akabivaho. Ugasanga atangiye kuvuza induru. Ariko Mana, siwe wari warambwiye ngo mpaye umwana, baganga bakubwiye ngo curama, ntiwongere kuryama neza, ikirisegura imisego, ibintu birakomeye, ibintu ni hatari. Ukibaza ngo se ubu ni Imana yavuze? Amuririmbyi w'umuswahili yavuze ngo Mungu kwetu ni kimbilio, anaonekana hotere wakati ya mateso. Bivuze iki rero? Ngo Imana n'ubuhungiro, ariko cyane tujya tuyibonera mu kibazo. Nibwo tumenya imbaraga zayo. Iyo twahuye n'ibibazo, iyo twahuye n'Abamowabu, iyo twahuye n'Abamoni, iyo twahuye n'izo ngabo zikomeye, iyo twahuye n'ibiduhagurukira, nibwo tubona imbaraga zayo, nibwo tubona gukora kwayo, nibwo tubona ubukuru bwayo. Ikibazo kiravuka. Yoshafati bamubwira inkuru, barambwira bati murashize. Bamuzanira amakuru bati muratewe, igihugu cyanyu barakigose, bakinjiye, Abamori babateye,
mutewe n'ingabo zikaze. Hanyuma rero ngo Shafati kubera ko yari yambaye umubiri ngo afatwa n'ubwoba, uyu mubiri wuzuye ubwoba. Ariko ikintu gikomeye ngira ngo nkubwire message yawe Uwiteka yampaye uyu munsi iki gitondo ni ukwihata gushaka Imana, kwihata gushaka Uwiteka, kwihata gushaka Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo Yoshafati yihata gushaka Uwiteka kandi ashaka Imana ayibutsa amasezerano. Aravuga ati ntiwibuka ko igihe twari tugiye kurwanya ubu bwoko watubujije tukabareka tukiciraho? Ariko jyewe mba ntangara iyo umuntu amara imyaka 5 mu gakiza, kamara imyaka 10, kamara imyaka 20, akaba nta kintu na kimwe yibutsa Imana yaba yarakoze cyiza, ubwo ubona nta kibazo ufite. Yumara amezi 12 uri mu nzu y'Imana bakwigisha, bakubwira ineza y'Imana, yewe nawe uyibona, ukarundura umwaka nta murimo mwiza n'umwe weretse Imana utireba icyo nakoze. Ntago mwibuka Hezekiya, Bibiliya ivuga ngo yari arwaye ikirashi, ngo cya kirashi ngo kiramurembya. Bivuga ngo ni kanseri y'uyu munsi, ni kanseri ya none. Ngo araremba, ngo ahera ku gisasiro, ngo ahera ku buriri se, ngo araryama. Nawe reba kanseri yagufashe mu bihaha. Imana itugirire neza. Reba yagufashe umutima, reba yagufashe mu musaya, reba yagufashe mu ijosi, reba yagufashe ukuguru. Kuko Bibiliya ngo Hezekiya yaragiye araryama, araremba, amara igihe kirekire, cya kirashi cyaranze gukira. Ariko kuko yari yarakoreye Imana neza, aravuga ati ahari buri Imana yacu izirikanira bireba. Ako naratangaye, nta kintu gishobora kuba ku muntu Imana itakizi. Imana yatumye umuhanuzi Yesaya, iramubwira ngo jya kwa Hezekiya umubwira atunganye iby'urugo rwe kuko iyo ndwara itazakira. Bivuze iki rero? Mureke twisunga amaboko y'Imana. Imana niyo yica igakiza. Aha naravuze ngo ushyira ikuzimu ikanakurayo. Buriya yagukinguriye niyo abarozi barara ku muryango wawe nta wakinga. Yakinguye niyo ubukwe baterana bashaka kubwica, bagahamagara nyoko bukwe na mushikiwe na nyina wabo na nyirasenge, bagabwira umugabo yuko uri indaya wakuyemwe amada wananiranye uri udashobotse, nta cyabwica. Yavuga ati uwo niwe mbashaka. Bivuga ko Imana yo twizera yo mu ijuru ishobora byose. Yo yakinze nta ukingura, yo yakinguye nta wakinga. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Mureka twisunga amaboko y'Imana, dushaka imirimo myiza, dushaka ibyo twazibutse Imana tugeze mu bibazo, dushake ibyo twazibutse Imana turi mu kaga. Kuko Zaburi ya 20 ivuga ngo iki? Irabanga Uwiteka kwibuke ku munsi w'amakuba. Uwo munsi niyo wazajya kuba muri Etazini muzawusangayo. Niyo wazajya wirwa uzunguruka mu ndege nk'ugenda muri tagisi cyangwa nk'ujya mu genda mu mudugudu utuyemwo, uwo munsi mubi muzahura. Ukiri ku isi, muririmbyi yavuze ngo nta mahoro yuzuye mu isi keretse kwa Data honyine niho amahoro asendereye. Rero mwene Data, nari nkuzaniye ijambo ngo wisunga amaboko y'Imana. Azakuneshereza, azagushoboza, azaguha intsinzi, azakugeza aho utageze, azaguha umurage wanyu bataguhaye. Amaboko y'Imana, amaboko y'Imana, amaboko y'Imana. Nari mvuze amaboko y'Imana. Nyemere
nyemerera mwene data, nyemerera mu Kristo mukundwa, nyemerera nshuti y'umusaraba, nyemerera nshuti ya Yesu, wisunga amaboko. Ibikugoye ntago mbizi, ibikugarije ntago mbibona, icyo mbona ni amaboko y'Imana ashobora kugukiza ingabo zikomeye izo yakijije Yoshafati nabo yayoboraga. Rwari urugamba rukomeye, ariko twari tuvuze kuri Ezekiya ngo arwaye ikirashi. Dusanze ikirashi ari kanseri y'uyu munsi. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aramubwira ngo itunganye iby'urugo rwawe kuko iyo ndwara itazakira. Ngo amare kubyumva umuhanuzi yaramaze kumuhanurira kandi avuye ku Uwiteka. Ngo yerekere ivure, mu yandi magambo yitekerezaho. Harambwa ati sawa igendera urugendo rwiza. Arangije yihererana n'Imana. Aravuga ati Imana, wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe mu by'ukuri n'umutima utunganye. Mu gihe mu nshingano nari ifite ukuri. Ukuri ni ingingo yakurengera mu Kristo. Ukuri niyo wasenga amasengesho make ariko ukagira ukuri mu mitima wawe. Ezekiya abwira Imana ngo wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Yabaye ingingo yo kumurengera. Niyo wasenga gake, niyo wasenga make, birashoboka ko utashobora iminsi 40, birashoboka ko utashobora 21, birashoboka ko utasenga 3 seke, birashoboka, ariko gusenga ni byiza, nta nubwo ntibikuze, ariko ugira ukuri. Ezekiya nibyo byamukijije kanseri, nibyo byamukijije ikirashi. Kugira ukuri. Ahangaha Yoshafati abwira Imana, aravuga ngo Mana yacu, si wowe waduhaye igihugu ugikuyemo bene cyo ukagiha abana urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu, kandi ukaduha amasezerano ko icyo tuzahura nacyo cyose uzakirengera. Rata ya sikarabone. Uyu munsi wige gusenga, wige kwihererana n'Imana, wige gusenga, wisunga amaboko y'Imana. Biramaze n'ubu umaze igihe utarabyara, biramaze niba utinze gushaka, biramaze niba utinze mu bushomeri, biramaze niba utinze mu kibazo runaka, biramaze ikibazo cyose ufite. Ntabwo warusha Yoshafati. Yoshafati yarakuye umutima n'ingabo zabateye, ntago zari nke, zari ingabo zifite amaboko, zari ingabo zifite ibirwanisho, zari ingabo zihagije ubwinshi. Yaratewe n'ingabo ziturutse impanda yose, ariko ngo yisunga amaboko y'Imana, yihata kuyishaka, yihata gushaka Imana, yihata kujya imbere yayo. Ntago nzi ibyo wihata yuhuye n'ikibazo. Wihata gukora iki? Uvuza induru, urakomera, uvuga ko batagukunda, nta rukundo urusengero rugira, bashumba bawe nta rukundo bagira, abo musengana nta rukundo bagira. Bakora iki se? Y'Imana yakinze ko ntawe ukingura, niyo yagukinguriye ko ntawe wagukingira, ahubwo atari ikintu usabwa. Biragusaba kwihata gushaka Uwiteka. Imana itugirire neza. Uyu mugabo, Imana itugirire neza. Nari nkubwiye ngo Imana itugirire neza. Yihata gushaka Uwiteka, yihata gushaka Imana, yihata gusenga, yihata kuba mu rusengero. Cyangwa wowe yuhoye n'ikibazo, urusengero uruvamo ukavuga ngo batazabona narananutse, batazabona narakobanye, batazabona narasebye, bamperuka ameze neza afite fresheri, batazancisha mu ijisho. Ntabwo ari uko bashaka Imana, ahubwo uzaseba burundu. Nuhura n'ikibazo, jya wihata gushaka Imana, jya wihata kuba mu nzu yayo, jya wihata kuyihamagara. Imana izakurengera. Rata ya sikayi.
ndumva umwuka w'Imana ari kunyemeza gusengera abantu bari mu ntege nke. Ikibazo ntabwo ari icyo kibazo ufite. Ikibazo si uburwayi utindanye. Ikibazo si kwasa iminsi umaze kwa muganga. Ikibazo si inzara ufite iwawe mu rugo. Ikibazo si ubushomeri. Ikibazo Imana iguha imbaraga, ikuremera umutima mushya wo kuyishaka, kandi uhagarare mu kuri nka Hezekiya. Hezekiya yahuye n'ikibazo ariko ngo ahagarara mu kuri, kandi uko kuri kumubera ingingo yo kumurengera. Aravuga ngo Mana wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye, nagenderaga mu kuri. Imana itugirire neza. Naringize nti Imana itugirire neza. Wowe ntabwo nzi ikibazo ufite, ariko uyu mugabo Yoshafati ikibazo yari afite cyari gikomeye. Ntabwo wowe nzi icyo ufite, ariko Imana irakizi. Ubuzima uhagazemo Imana irabureba. Imyaka umaze ukeneye fiyanse Imana irayireba. Umusozi uri kuzunguruka Imana irawuzi. Ese urasenga ute? Uhagaze ute imbere y'Imana? Narije kukubwira, mbwirijwe n'umwuka wera ngo wihate gushaka Imana, wisunga amaboko y'Imana. Amaboko y'abantu yacogora. Urugero, ushobora kurwara, ukarwara ufite umugabo, ukarwara ufite umugore, ukarwara ufite abana bakuze, ukarwara ufite abanyogosenge na baso wanyu, ukajya kwa muganga, mu kwezi kumwe bazaba bakugeraho bose icyarimwe, n'abamezi 2 bazasimburana, n'abamezi 3 hazajya hatangira hagenda umwe, n'aba 5, 6 uzajya usigara ushaka umuntu ugusigaraho bavuga bati muze kuturebera, kuko n'abantu ariko amaboko y'Imana n'abantu barananirwa, bageraho bakananirwa, urugamba rukabananira. Ariko uwiringira Uwiteka, uwiringira Imana ni nk'umusozi Siyoni ngo utabasha kunyeganyega. Ndagira ngo wihate gushaka Imana, wihate gushaka Imana. Imana itugirire neza. Tugiye gukomeza uyu murongo waho wa 8. Tugiye gukomeza umurongo waho wa 8. Imana y'amahoro itugirire neza. Umurongo wa 8, data tugirire neza. Kw'icyo gice cya 20 yego wa 2 tugeze ku murongo wa 8. Maze abakibamo hera kwa 7 barasanga subire kwa 7. Mana yacu si wowe wirukanye abaturage bari mu iki gihugu? Si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwa Bisirayeli? Imbere y'ubwoko bw'Abisirayeli ukakiza urubyaro rwa nshuti yawe Aburahamu, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose. Ukavuga ngo iki gihugu kibe icyabo iteka ryose. Umurongo wa 8. Maze bakibamo. Hanyuma umaze kukibaha ngo kibe icyabo maze bakibamo. Kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo. Kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bubakiyemo izina ryawe ubuturo, urusengero. Bagasenga bati. Bubakiyemo maze bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati. Nitugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa umugiga, igihano cyangwa se mugiga, ndetse n'inzara tuzajya
tuhagarara imbere y'iyi nzu, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu twakubakiye n'imbere yawe kuko izina ryawe riri muri inzu, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu. Tugutakambire uko tuzaba tubabaye nawe uzumva udutabare. Uko tuzaba tubabaye nawe uzumva udutabare. Tukomeze murongo wa 10. Nuko none dore abamoni n'abamowabu nabo ku musozi Seyiri abo wabujije Abisirayeli ko babatera. Babandi wabujije Abisirayeli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, igihe bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Ahubwo binyurira hirya igihe bavaga mu gihugu cya Egiputa. Warababujije ngo mwo kugira icyo mubakoraho, binyurira hirya kugira ngo batabegera. Dore uko batwituye. None dore uko batwituye. Kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye. Kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye. Kuhazungura. Muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Murongo wa 12. Mana yacu ndiwakwemera kubahana. Mana yacu ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo. Twebwe rwose nta mbaraga dufite zarwanya izi ngabo nyinshi zaduteye. Urabizi nawe rwose aba bantu, aya mahanga uko ari 3 rwose nta mbaraga twabona zabarwanya. 13 kandi 13 nuko dusimbuke 13. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka. Bari kumwe n'abana babo bato n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Iteka aza kuri Yehazeyeli. Mwene Zakariya, mwene Benaya, mwene Yeyeli, mwene Mataniya, w'umulewi wo muri bene Azafu. Uwo yari mu bene Zafu. Aho yari hagati mu materaniro. Aravuga ati nimwumve yemwe Abayuda mwese. Namwe baturage b'i Yerusalemu. Nawe mwami Yoshafati. Uko nuko Uwiteka avuze. Mwitinya. Kandi mwe gukurwa umutima. N'izo ngabo nyinshi. Kuko urugamba atari urwanyu. Urugamba murimo ntabwo ari urwanyu. Ahubwo ni urw'Uwiteka. Imana tugirire neza. Bari bakutse umutima kandi byari bifite ishingiro. Aya mahanga yose uko ari 3 yari ahagurukira Abayuda. Umwami w'Abayuda Yoshafati akuka umutima ntiyari gusigara. Bari yari yatewe. Havuga ati Mana, si wowe waduhaye iki gihugu, kandi ukavuga ngo ibyago byose bizatugeraho uzabirwanya. Aba bantu niwibuka ko tuva muri Egiputa
twabaretse twagira icyo tubakoraho, ntitwakumviye. Iki gihugu tugifitemo amasezerano, tukikigeramo ntitwakubakiyemo ubuturo, ntitwubatse urusengero. Ntabwo twapfuye kubamo gusa, ariko twakubakiye inzu. Mana yacu, ntabwo tukwiraririyeho, twebwe nta mbaraga dufite, twebwe nta kintu twashobora, ntabwo turi bwirarire, nta kintu dushoboye. Ntukirarire imbere y'Imana, ujye uyibwiza ukuri kandi uhagarare mu kuri mu mutima wawe. Ujye ugira ingingo yakurengera, ujye ugira imirimo myiza, ujye ugira ukuri mu mutima wawe. Nunabwiza Imana ukuri, Imana izumva. Parayibwira ati rwose tutakubeshye nta mbaraga dufite zarwanya izi ngabo, ariko wibuke amasezerano waduhaye, watubwiye kuzaturwanirira. Imana ngo irababwira ngo nimwumve yemwe Bayuda, iyo twabwije Imana ukuri, tuyereka ibintu by'ukuri, iyo twisunze amaboko yayo, Imana iraturwanirira, Imana ihagarara natwe. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Arahaguruka aravuga ngo nimwumve yemwe Bayuda, mwese namwe bantu b'i Yerusalemu, nawe mwami Yoshafati, Uwiteka aravuze ngo mwitinya. Wa mugore we, wa mugabo we, wa mukobwa we, wa musore we, niko Imana ivuganye nawe. Uyu munsi si Abayuda, niwe munyarwanda, niwe munyarwandakazi, niwe muntu uri hirya no hino dukurikiranye, uri hanze y'igihugu. Iri ni ijambo ry'Imana yampumekeyemo kugira ngo mbabwire, mbahumurize. Sinzi ufite ubwoba bw'iyo ndwara, ufite ubwoba bw'inzara, ufite ubwoba bw'ubushomeri, ufite ubwoba bw'urushako, ufite ubwoba bw'urupfu. Imana irambwiye ngo urwo rugamba ntabwo ari urwawe, ni urw'Uwiteka. Ubanye ute n'Imana? Amaboko wisunze ni ayande? Ninde wishingikirijeho? Ninde uhanze amaso? Ninde uri kubwira ibibazo byawe? Ninde ushaka gukemurira ibibazo? Ntabwo nzi umuntu wishingikirijeho, ariko Imana iravuze ngo witinya, urwo rugamba si urwawe, ngo ni urw'Uwiteka. Urwo rugamba ni urw'Imana. Yoshafati yari yatinye, ahungira mu nzu y'Imana. Umwami muzima ategeka abaturage, abwira abayobora, abwira ingabo, abwira inzego zose, arababwira ngo gahunda ni mu rusengero, tujye kubaza Imana yaduhaye iki gihugu. Urashaka kubariza urugo rwawe? Injira mu nzu y'Imana. Urashaka kubariza umugabo wawe? Injira mu nzu y'Imana. Urashaka kubariza akazi kanze? Injira mu nzu y'Imana. Urashaka kubariza ubuzima bwawe buhora bumungwa? Injira mu nzu y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana, ndashimira Data wa twese ko Imana yacu ishobora byose, nta kintu na kimwe idashoboye, nta kintu na kimwe kinanira, nta kintu na kimwe idashoboye. Iravuga ngo yemwe Bayuda mwese, namwe bantu b'i Yerusalemu, nawe mwami Yoshafati, ntimutinye. Bakristo ntimutinye, torero ntimutinye, mubyeyi ushatse ntutinye, mukobwa utinze ku musozi ntutinye, wa musore wabuze inkwano ntutinye, wa muntu uri kwa muganga urembye ntutinye. Urugamba ni urw'Uwiteka. Imana itugirire neza. Tujya gusengera abantu batandukanye. Unyemerere ukomeze radio, ube kuri uyu murongo neza, uzamura ikiganza cyawe. Ndashaka kugusengera kugira ngo Imana yo mu ijuru ikumara ubwoba. Ndasengera ibintu bigera kuri 3. Ndasengera abantu bafite ubwoba
birirwa bajajaba mu gakiza, birukanka bashakisha Imana nk'abashakisha ihene yaciye ikiziriko. Imana muri kumwe, Imana muri kumwe, turiza imbere y'Imana, gira ukuri mu mutima wawe, yikomezeho. Imana iri mu rusengero, nukunda inzu y'Imana, niwihata gushaka Imana, Imana uzayibona. Ndasengera undi muntu utaranakira Kristo nk'umwami n'umukiza, we rwose kandi ibyo bibonerwa muri Kristo. Iyo twamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza, ibintu byose tubishoborera muri Kristo, intsinzi tuyibonera muri Kristo. Ndasengera n'abantu barwaye, n'abantu bashobewe, n'abantu bananiwe, abo bantu bose ndagira ngo tubasengere Imana, ndagira ngo tubasengere Imana, ndagira ngo twinginge umushumba wacu, abaragize Imana, abo bantu basubiye inyuma bafite ubwoba, abasengere. Ndagira ngo tumwinginge abasengere, ndagira ngo tumwinginge abasengere, narangiza asengera abantu bacika intege, badashaka gukizwa neza, Imana ibaha agakiza. Asengera abandi bantu bataranamenya Kristo nk'umwami n'umukiza, abo bose abereka Imana, abaragize Imana. Asengera itorero, asengera abashumba, asengera n'igihugu cyacu n'abayobozi bacu batuyobora. Karibu mukozi w'Imana. Turagushimye Imana, urera kandi urakiranuka nyuma yo kumva ijambo ryawe, kuko ari ijambo niyo ridukomeza, ijambo rikatwereka inzira y'ukuri, ijambo rikatwereka igipimo turimo. Twisanze natwe turabanyabwoba nk'uko Yosafati yagize ubwoba. Niyo mpamvu banzo tubabarira ubwoba kubw'izina rya Yesu. Nyuma yo kutubabarira ubwoba mu bibiye turimo, ukomeze mitima y'abakiranutsi bafite ubwoba, ababoshwe n'ubwoba ubashoboje kandi ubakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana, nta rugamba rushobora kukunanira, ushobora byose kuko ari we utegeka bigakoreka. Fasha abantu batarakizwa, niwo kuriye kukura abantu mu mwijima ukabashira mu mucyo, niwo kuriye kuhabwa abantu gakiza, kandi byatubera byiza amavi yose kagufukamira, kihugu cyacu tukagufukamira, isi yose kagupfukamira, twaboneraho amahoro mu gihe cyose dusenga. Shoboza abantu batarakizwa ubakure mu bidakwiriye. Iyi weekend hari abantu benshi bavuye mu uyu murwa bagiye mu ntara gukora ibibi, n'abandi bavuye mu ntara baza mu uyu murwa kubera gukora ibyaha gusa. Bose bababarira weze ubaye agakiza kawe Mwami. Ababoshwe n'uburwayi bari kwa muganga, bari mu mabombone, bari mu maserumu, turabasenge bakize. Abarwariye mu rugo magripe n'inkorora mu minsi, ukiza abantu bawe burwayi mu izina rya Yesu, baha amahoro kuko ari ushobora byose Mwami. Tusenge kigihugu cyacu, tugisabiye amahoro, ukiezo gitunganye, uduha amahoro kuko ari yatanga. Uhagarike bibi byose ibiduteza ubwoba, ibituhangayikishije byagaritswe nawe. Abayobora igihugu turabasengeye, ubafashe bakomeze, ubashoboje, ubarinde mwanzi Satani. Amatorero Pentecote zose turarisengeye, nuwo kuriye gushoboza amatorero, ugakomeza abashumba, ugakomeza abakozi bawe, ugakomeza abanyimpano bakagendera mu bushaki bwawe, ugakomeza abakristo bagatinya icyaha n'igisana nacyo. Ibitari byo turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Utuha amahoro Mwami, uturinde Mana, tugume mu ijambo ryawe, tugende nguko bikwiriye, uturinde mushukanyi Satani, uturinde kitakwiriye kyose cyatuteza ubwoba. Niyo mpamvu turagushimiye Witeka, kandi dusenge umukozi umwambike tena imbaraga kubw'ijambo yavuye kutubwira, nawe akomezwe nawe, twese hamwe dukomezwe nawe, ukatuha kuba maso kugeza uzaza kujyana itorero. Mana urakoze, turagushimiye, tugusabye twizeye kubw'izina rya Yesu. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.